Ijambo ry'umunsi: gutsindwa, intambwe ya mbere igana ku butsinzi. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Baromani igice cya 7 uhereye ku murongo wa 15 kugeza ku wa 21. Twebwe nk'abakristo dukunze guhura n'ibintu byinshi cyane bibanza kutubera urujijo, ariko nyamara nyuma twabyitaho tugasanga byari ukuri. Urugero rwa hafi rutwumvisha ibi ngibi ni uburyo Kristo yavuze ati abambere bazaba abanyuma, ndetse abanyuma nibo bazaba abambere. Kugira ngo na bintu bisobanukirwe, soma Matayo igice cya 20 umurongo wa 16. Ibintu nk'ibi ngibi hari igihe bishaka kuduca intege kugeza ubwo twibutse ko twaje muri iyi si mu buryo bushyashya bw'ubuzima. Kwirwanirira cyane ubundi bikora neza ku bantu b'isi ni ikintu umuntu wuzuye umwuka kandi wizera aba agomba kureka mu buzima bwe bwose. Iyi ngiyi ni uko ariyo mpamvu rimwe na rimwe Imana igitureka tukabanza kumva agahinda ndetse tugatsindwa mu buzima bwacu. Imana irashaka yuko tubona gukora kwayo binyuze mu buryo tubana nabyo. Nituramuka rero turebye ibintu muri ubwo buryo, ntabwo tuzaba tugihangayikishijwe n'ibitubabaza cyangwa se n'ibiduhangayikisha. Yego birumvikana n'ibintu bitoroshye na gato. Urumva kuva mu bwana bwacu twigishijwe gukora ndetse no kwirwanaho cyane. Twabwiye inshuro nyinshi kwishyiriraho intego ndetse kandi tukasha no kuzitumbera dufite umutima wa kigabo uko tugomba kuzigeraho. Buri gihe uko twitaye kuri aya majwi abasa natuyobya, twisanga rwose kwizera kwacu kwigumiye mu by'isi, iby'Imana tukaba tubiteye umugongo. Ahangaha rero nibinaba ngombwa nibwo Imana izatuma ibintu bimwe dukora bipfa kandi rwose bikagenda nabi kugira ngo twongere kuyigarukira, tuwe ubuzima bwo kumvira ndetse no gukurikiza ibyiza byose Imana idusaba. Ahangaha kandi tuzaniturira mu migisha itangwa n'Imana tubashe kubana nayo iteka ryose. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.